turibuka amateka yacu aho ubumuntu bwabuze urukundo rukabura abana bawe Rwanda bakicwa bazira uko bavutse twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti abo bose bazize akarengane bishwe urw'agashinyaguro twizeye ko Uwiteka yabahaye iruhuko ridashira ntabwo tuzigera tureka kubibuka Rwanda haguruka ndabona ibicu bihatse icyeza cy'urumuri ndabona intambwe idasubira inyuma ndabona icyizere cyo kubaho nyuma yo gusigara mu matongo dufite ibihamya ko kwiyubaka bishoboka twanyuze mu gikombe cy'umwijima turatakariza abantu batagira ingano jenoside yakorewe abatutsi igikomere kidateze gusibangana mu mateka y'abanyarwanda reka tubibuke ariko turiyubaka duharanira ko si ikivi badusigiye kandi kugeza ubu icyizere kirahari nta kindi twishingikirijeho uretse amaboko yacu twe twasigaye kuri iyi shuro rero ya 29 twibuka jenoside yakorewe abatutsi ni igikorwa ngarukamwaka nk'uko bisanzwe nk'umuryango wa Kodasi wiyemeje ko ugomba kwifatanya n'abandi banyarwanda na cyane ko turi abanyagihugu turi abenegihugu tugomba gutura mu Rwanda rufite amahoro twifuza ibyo rero byose bigendera ko natwe tubigiramo uruhare muri ayo mahoro tukayagiramo uruhare natwe ko bivuze ni ukuri harimo ababaye ingabo bahagaritse jenoside ariko noneho nyuma ya jenoside hari no kwiyubaka nk'uko mwarimu bivuze kuko Dasi rero ngira ngo tugeze rwose ahantu heza hashimishije turi mu mwuga wo gutwara abantu n'ibintu byabo ariko ngira ngo n'iyi nzu murebere iruhande rwacu ni inzu yacu twiguriye amafaranga atari makeya miliyoni zisaga hafi 160 turi mu bikorwa by'iterambere abana bacu barize barangije amashuri ni nayo mpamvu ngira ngo muri speech nahoze mvuga ko twifuza ko Kodasi itaba Kodasi y'uyu munsi ahubwo yaba Kodasi y'igihe kizaza tukayiraga abana kandi tukabaraga n'igihugu twifuza tukabaraga n'umuco mwiza tukabaraga no gukunda igihugu cyacu tukabaraga ndetse no kurwanya jenoside ntizongere kubaho ukundi biturutse mu mbaraga zabo ariko nanone biturutse mu bitekerezo byacu ubutumwa bwanyu ku bahakana n'abapfobya jenoside abayihakanya n'abayipfobya bo nababwira ngo basubize amerwe mu isaho kuko n'ubundi nta gihe batayipfobije ariko kuyipfobya ntabwo bizigera bibaha imbaraga n'umunsi n'umwe wo kugira icyo bageraho kuko igihe icyo ari cyo cyose icyiza gitsinda ikibi uvuga ikibi n'uvuga icyiza ntabwo bajya bahuza ntibakirwa kimwe n'Imana yo mu ijuru ntiyabakira kimwe rero ntekereza ntashidikanya ko uhakanya n'upfobya umugambi wabo utazagerwaho dufashe Mana twibuke wari wowe watuzahuye kuri iyi nshuro yo kwibuka 29
aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni iby'agaciro kuri twe nk'abacitse ku icumu kwifatanya na CODAS cyane ko CODAS igizwe n'abanyamuryango bari inkotanyi ari nazo zabahoboye iki gihugu zikarokora abatutsi bicwaga zikanasubiza igihugu kongera kuba igihugu. ubutumwa bwanyu kuri uyu munsi? Ubutumwa bwacu kuri uyu munsi, cya mbere ndashimira CODAS, ndashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu buyobowe na Perezida wa Repubulika. Kuba CODAS iriho nka koperative ni ukubera ubuyobozi bwiza, kuko hatabaye ubuyobozi bwiza ntabwo ibyo bikorwa byakabaye bihari byo gukora ibikorwa by'iterambere ku muntu no guteza imbere igihugu ejo hazaza. Kandi nirwo rugomba gusigasira ibyo igihugu kimaze kugeraho cyane, kandi ni narwo rushobora gushorwa mu bibi, gukoreshwa ibibi. Niyo mpamvu rero ubukangurambaga bukomeza nk'uko CODAS igikorwa yakoze cyo kwibuka, biri harimo n'inyigisho no gukangurira urubyiruko kwirinda amacakubiri no gusobanukirwa amateka mabi yaranze igihugu cyacu, cyane ko jenoside yakozwe n'urubyiruko kubera ubuyobozi bubi. Ubu rero CODAS igikorwa yakoze ni cyiza kuko kirimo gusobanurira urubyiruko amateka yaranze igihugu no kwirinda kugira ngo amateka mabi atazongerwa ku gihugu cyacu. Kwibuka bikwiye kutubera inzira nyayo yo kwiyubaka, kuko intambwe ifite intego yatewe, tukaba tubona witugejeje, twifuza byinshi imbere. Iki gikorwa rero tuvuyemo cyo kwibuka abacu batuvuyemo bazira uko bavutse cyadushimishije cyane, cyadushubije nk'abantu bacitse ku icumu, cyadushubijemo ubumuntu, cyadushubijemo kwishima, kutaheranwa inyuma, kutagira agahinda. Muri make gihe byanshimishije cyane. Hariya mpafite abavandimwe ngira ngo nabibabwiye, kuba koperative CODAS yamfashije kujya kubibuka n'abandi bahashyinguwe ni igikorwa gishimishije. Njyewe narokokeye hariya i Remera hafi ya Rufa Palace, niho narokokewe. Byari ibintu bikomeye cyane, ariko ndashima Imana, nkashima na leta y'ubumwe yadusubije mu buzima busanzwe abacikacumu, ntidutererane. Ubu turivuza, dufite farije iratuvuza. Nkashimira na koperative CODAS nayo yabashije kumpa akazi, yampaye akazi. Ubu mfite imodoka yanjye, koperative CODAS nayo yayihaye akazi. Muri make kuko nariyubatse, biranashimishije. Abatwiciye bazi ko n'amazu twari dufite bayakubise hasi, bayatwitse, ariko ubu ngubu mfite inzu yanjye, mfite n'imodoka yanjye ngendamo, abana narabigishije. Ibyo byose ndabikesha leta y'ubumwe. Kuko tuzi aho twavuye, tuzi n'aho tugana, intego yacu ni imwe, ni ukubaka u Rwanda rushya. Nitwa Muhumuza Idi, ndi umwe mu banyamuryango wa koperative CODAS. Kwibuka jenoside biduha gutekereza ibyahise, bigaduha kwibuka uko u Rwanda twarusanze, kongeye na rumwe mu nkotanyi, kwibuka uko u Rwanda rwari rumeze, nkongera nkareba ko uyu munsi aho u Rwanda rugeze rwiyubaka, haba mu iterambere, haba mu bikorwa remezo, haba mu burezi, kuri bose.
nibuka rero byinshi, nkibuka abantu umuvu w'amaraso watembaga. Ibyo byose bimpa kumenya uburyo kwibuka bifasha buri munyarwanda. Kwibuka twiyubaka hari naho tugeze. Wareba nko muri 1994 ukuntu byari bimeze, akareba n'uyu munsi hari aho igihugu cyacu kigeze. Icyo gihugu rero ni njyewe n'abagituye. Ubu reka nguhe nk'urugero, mbere twari abakozi ba leta iza kudukangurira kwikorera. N'ubwo kwikorera ubu aha turi, iyi jaride ureba n'iyi etaje ureba ngira ngo ni hoteli mwayibonye, ni iyacu. Iyi twebwe turagenda tuvamo, ariko mu by'ukuri abana bacu bazabaho neza, turabateganyiriza. Ikindi kuri bwa burezi rusange, uburezi budakumira, abana bacu barize mu buryo ibyo twakoze byose twiteza imbere, ariko mu by'ukuri abana bacu barize, kaminuza barazirangije, abandi batangiye kubona akazi. Aha rero niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kwibuka, ariko nanone twiyubaka, twishyiramo kuba akanyabugabo, kuko turi abagabo. Hari aho tugejeje igihugu cyacu rero, natwe twarwaniye igihugu cyacu, ntabwo twifuza ko gisubira inyuma. Ibyo rwose never again. Hari abantu bagifite ingengabitekerezo, turabyumva ku maradiyo, ndetse n'aho tuba turi, aho dutuye tuba tubona abantu wenda bagikerensa, ariko ubundi nk'aho dutuye ndi umujyanama ntuye mu murenge wa Gatsata. Ariko igihe cyo kwibuka nk'iki tugerageza kuba hafi y'abaturage, tukababwira, tukabigisha, tukababwira yuko rwose birengagize ibyo barimo, bumve ko ibintu by'ingengabitekerezo bagomba kubyibagirwa burundu, kuko ntabwo tuzemera abantu bagifite ingengabitekerezo. Gusa leta ni leta nyine, tuzajya tugerageza tubabwirize nyine, tube nk'itorero tubabwirize bumve, kuko nta kindi bazakora uretse ko bagomba kwihangana nyine bakagenda murongo mwiza wa leta, kuko ntabwo tuzabemerera ko igihugu cyacu cyasubira mu icuraburindi. Ibyabaye bitazongera, ntibizongera.